mubyenda kumenyesha ko niwanga gutera umwana wawe amarira y'uyu munsi we azayagutera ejo. Nubona umwana wawe yabaye kirara, yabaye kirumbo, yabaye indaya yo ku gasozi, ni hahandi tuzajya kubona tukabona umwana w'umukobwa. Hari abakobwa bajya hano hanze bakandagazanya akavuga amagambo kibaza ngo nk'uyu mwana yagize ababyeyi. Kubera iki? Tubaha uburenganzira burenze ugushobora kwabo, tubaha uburenganzira birenze. Uyu mwana watangiye kujya muri izi ngeso mbi, mwarimu ntago azamugiraho ijambo, ko yahawe rugari rwo kwisanzura rwo kumva ko agomba gukora ibyo ashaka byose. Urinde uzaza kumubwira no kumucyaha, hanyuma tugahita twongeraho ko umwana gucyahwa ubu ngubu bifatwa nk'icyaha, bifatwa nka abana b'iki gihe twabahaye ububasha badakwiye. Abana b'iki gihe twabahaye ubushobozi buri yuko hano umwana, umubyeyi w'uwo mwana we bite, afite iyihe myitwarire, afite iyihe mico ituma uvuga uti nibura umubyeyi yari muzima, umwana yabaye ikirumbo. Igihugu kimera nkaho tumeze nkaho twaterera iyo abana ngo tubahaye uburenganzira. Ntago ari uku nguku byakabaye bigenda. Uyu mwana watangiye kunanira, nk'uyu mwana wagiye agasambanira muri anniversaire, umbwije ukuri azajya imbere ya mwarimu amwumva? Bakunzi ba KGTV Rwanda, mwahisemo neza kubana natwe umunsi ku munsi, ndetse tunabashishikariza gukomeza gukora subscribe kuri KGTV Rwanda kugira ngo umuryango mugari ukomeze kwiyongera, nkuko kandi mwabikoze munasharinge kino kiganiro kigereye kubo gishinzwe kuba cyageraho cyangwa se abafite aho bahuriye n'uburezi ndetse n'iterambere ry'igihugu cyacu. Uyu munsi rero tugiye kugana ku ngingo igira iti: ese aho ngaho imyitwarire y'abana bacu ikomeje kugenda iba mibi, ntiyaba ifite inkomoko cyangwa se ifite aho ihuriye n'ababyeyi bacu? Ese umubyeyi we arerate umwana we? Hari inkuru rero iri ku kinyamakuru Umuseke, ariko tugiye kumva no mwijwi irya Angela Mutabaruka barivugaho, ndetse na mugenzi wacu Kenisi wo kuri Radiant TV 1. Reka tubanze twumve ino nkuru kugira ngo tuze kugaruka tumva neza icyo bayivugaho. Inkuru nabonye y'Inyanza, umubyeyi ngo yakorewe umukobwa we anniversaire, batumira abandi bana, baraza banywa ibyuma byabiyoga, babinywera kuri uwo mubyeyi, banywa ibyuma. Ndagenda nkubaza nk'umuntu wasomye iyo nkuru. Nahisomye. Abo bana bafite imyaka ingahe? Ni abanyeshuri. Bavuze ko ari abanyeshuri. Banywa ibyuma, baranarya rwose, barabyina, bacinya umudiho, barangije barasambana. Mu basambanijwe harimo abataragira imyaka y'ubukure. Hanyuma ababyeyi b'abakobwa bari batumiwe mu birori baza kumenya ko abana babo abakobwa babo basambanijwe. Inkuru bararipotinga. Yes, iyo rero ni inkuru yo ku Museke yabereye mu karere ka Nyanza. Umunsi ku munsi hano tuvuga ku bijyanye n'imico mibi, imyitwarire mibi ikomeje kuranga urubyiruko rwacu cyangwa se abana bacu, ariko tukibaza ngo mbere yuko tujya gucira akaru rutega bano bana bacu, aho twebwe nk'ababyeyi imico yacu yo iherereye he? Ese imico yacu yo iteye ite? Nujya kumva iyi nkuru barakubwira ko ari umubyeyi watumiye cyangwa se wateguriye umwana isabukuru, hanyuma umwana nawe ahamagara abandi bana bagenzi be. Aha twakunze tuvuga ko rimwe na rimwe bitewe n'ububasha cyangwa se ukwigenga gukomeye cyangwa se kutari ku rwego rwiza duha abana bacu, umwana wacu akihitiramo inshuti. Ubundi cyera byavugaho ko burya umwana kugira ngo ahitemo inshuti, umubyeyi nawe yabigiragamo uruhare. Umwana akazana inshuti ze mu rugo, umubyeyi akabanza akazireba, yabona ari inshuti zitari nziza akaba yazibuza, akaba yamubwira uti hoya have. Ariko muri aka kanya kubera ko igihugu cyangwa se aho tugeze, umwana wacu afite kwihitiramo ibyo ashaka, kandi nta muntu n'umwe witeguye kujya kuba yamucyaha cyangwa se yamuhana cyangwa se yamuhanura, cyane cyane ko n'uwo nguwo akabaye umuhanura nawe yabaye igihazi, nawe yabaye udahanurwa.
nimba njyewe narakuze mu buzima bwanjye nta muntu wigeze umpanura, nzakurahe ubwo bushobozi bwo kuba nahanura umwana wanjye? Uyu mwana rero kubera ko amaze gukura, ubu ngubu niwe uri kwihitiramo ibye. Uyu mwana niba baramuteguriye isabukuru, umwana agamagara abana bagenzi be, umubyeyi yaraterereye, yumvaga ko nyine umwana agomba kwisanzura. Cyangwa se mo kimwe ugasanga no muri aba bana bivuga ko basambanyije bano bana harimo wari ufite nyina w'uyu mukobwa, ukibaze se w'umwana yari ari hehe? N'uyu miryango dusigaye dutunze aka kanya, umwana wavukiye mu muryango udasobanutse, mu mwana wavukiye mu muryango bantu batigeze bategura kuba bagiye kubyara umwana, wakibaza ngo uwo mwana azakura imico yiwe imeze ite? Nujya gusanga uzasanga bene uyu mwana wakuriye muri uyu muryango utitaweho, nawe namara gukura azabyara umwana nawe akwiye muri cya kintu cy'igicu cyo kuvuga ngo njyewe ko papa yambyaye se meze gute, cyangwa mama wanjye ko yambyaye meze ntya, sinakuze. Ninde wo kuza aka kanya wo kugira ngo wo guterwa ibuye ku mico mibi y'abana bacu, niba natwe ababyeyi ubwacu tudashobotse? Niba umubyeyi ashobora gusiga umwana mu rugo akagenda akamara iminsi 2-3 mu gasozi, rimwe na rimwe abagore nk'aba ngaba bakagenda bakazana abagabo mu nzu z'abagabo, umwana yamara kubona icyo kintu nawe kumva ko afite uburenganzira bwo kugira icyo yikorera, cyangwa se yo kugira uko yitwara, yo kwigenga, yo kumva ko nta muntu n'umwe ukwiye kuba yamugira inama. Kuko ntabwo byumvikana uburyo ki umwana we ku giti cye yatumije abandi bana, muri abo bana hakaba harimo abahungu harimo n'abakobwa. Ntabwo ibyo bintu byatangiye uwo munsi, ni ibintu byari byapanzwe. Niyo mpamvu umunsi ku munsi duhora tubusaba inzego zifite uburezi mu nshingano, ni iki muri gukora kugira ngo uyu mwana wavukiye mu muryango udashobotse nibura we azaba ashobotse? Niyo hahandi tuvuga ngo ese zino nzego zifite umuryango mu nshingano muri gukora iki, cyangwa muboneka gusa ari uko habaye ikibazo giteye inkeke, ariko ibyo ni ibibazo by'umuryango mukaba mubyirengagiza? Uyu mwana watangiye gukurira muri iyi kondisiyo, uyu mwana watangiye gusambanywa akiri umwana mutoya kubera ko yahawe rugari rwo kwisanzura, rwo kumva ko agomba gukora ibyo ashaka byose, urinde uzaza kumubwira no kumucyaha? Hanyuma tugahita twongeraho ko umwana gucyahwa ubu ngubu bifatwa nk'icyaha, bifatwa nk'aho ari ukubuza uburenganzira bw'umwana. Umwana utacyashywe uyu munsi azabuzwa n'iki kujya muri ibi bikorwa by'ubukoza cyangwa se by'ubushizi bw'isoni? Aka kanya urahura n'umwana wajya kuvuga ngo ugiye kumucyaha ngo warambyaye se? Ariko se mbere yuko tureba uwo mwana, wowe mubyeyi umeze ute? Imyitwarire ufite imeze ite? Rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo kujya gucyaha umuntu, ariko ukibaza ngo ninde uzajya gucyaha umwana niba n'uwo ngo wakabaye umucyaha nawe afite imico mibi, afite imyitwarire mibi nk'iyi ngiyi? Kuko nujya kumva ngo bakoze igikorwa cy'ubusambanyi muri anniversary, byonyine ntabwo byateguwe uwo munsi, ni ibintu byateguwe. Ese uwo mubyeyi we yari ari he? Aho we ntabwo yari yagiye kugira uko yisahirira ku ruhande? Iyi miryango y'uyu munsi idafite ahantu ishingiye, idafite n'ubushobozi bwo kubaho, idafite n'uburyo bwo kubaho, biri kugenda biteza ibibazo, ku buryo rimwe na rimwe usanga bene uyu mwana wavukiye muri uyu muryango ejo n'ejo bundi azavamo igihararumbo, ejo n'ejo bundi azavamo umushizi w'isoni. Uzajya kubona ukabona uba n'umwana w'umukobwa w'imyaka 10 n'ingahe agiye ku muhanda atangiye gutukagura abantu bose ku muhanda, nta muntu n'umwe uri buze kuza kumucyaha, nta muntu n'umwe uri buze kumuhana, kubera ko nta tegeko rihari rihana uyu mwana wandagaje abakuru, wayandagaje we ku giti cye. Kuko uyu mwana watangiye kwiyandagaza akiri mutoya, ntago wanyumvisha ko azavamo umuntu ukomeye, ntago uzanyumvisha uburyo ki, ntago wanyumvisha uburyo ki azavamo umuntu wabyara undi muntu ukomeye, ntago bishoboka. Ega burya ngo umweru turuka ibukuru gakwira hose. Ababyeyi b'iki gihe nabo ntabwo bashobotse. Umubyeyi w'iki gihe ni wa mubyeyi ugenda nawe ari ikirumbo bwe ku giti cye. Kubera iki? Nta muntu n'umwe uhari
witeguye gucyaha, witeguye guhana uyu mwana wagize ibi ngibi. Ariko mbere y'uko uhana umubyeyi, mbere y'uko uhana umwana, umubyeyi w'uwo mwana we bite, afite iyihe myitwarire, afite iyihe mico ituma uvuga uti nibura umubyeyi yari muzima, umwana yabaye ikirumbo. Gutererana abana bacu, gutererana urubyiruko rwacu, turi kwibaza ngo iki gihugu turi kwita ko turi guharanira uburenganzira bw'abana. Mu myaka 30-40 umwana wavutse uyu munsi akaba ashobora agera imyaka 3-4-5 ukabona nikagararaho, mbese niwe muyobozi w'urugo. Uyu muntu najya gushaka umugabo azamushobora, uyu muntu najya gushaka umugore azamushobora. Aho kugira ngo tujye kwita ku bintu byo kwigisha abana inshingano, gufata inshingano bakiri batoya, kwigisha umwana ikinyabupfura, turi mu kubaha uburenganzira bwo gukora amarorerwa. Ukibaza ngo uyu mwana watangiye gukora amarorerwa akiri mu myaka 12-13 azagera mu myaka 26 atarabaye ikirara. Aho usanga umwana ageze mu myaka yo gushaka agatangira kumva ko agomba gushaka umuntu wamaze gukora ibyiwe. Nandi uzajya gusanga ukabona umwana w'imyaka 18-23 ntabwo ashaka gushaka umuntu banganye imyaka, agiye gushaka umusaza w'imyaka 60 wamaze gukora ibyiwe, kubera ko atigeze yigishwa guharanira ko we agomba kwikorera. Azikorera ryari yaragiye mu busambanyi akiri mu myaka 13. Sometimes tujye tuba abantu b'abanyakuri, niba bino bintu bigezaho igihugu kimera nkaho tumeze nkaho twaterera iyo abana ngo tubahaye uburenganzira, ntago ari uko nguko byakabaye bigenda. Uyu mwana watangiye kunanira nk'uyu mwana wagiye agasambanira muri anniversaire, umbwije ukuri azajya imbere ya mwarimu amwumve? Niki mwarimu azamwigisha kugira ngo acyumve neza? Niki umwarimu azigisha afite confidence yo kwigisha uyu mwana watangiye kumenya ibikorwa by'ubusambanyi ku myaka 18-16? Uyu mwana bizagenda gute? Reka twongere kumva ahantu Kenisi yabazaga gatoya. Inzego zibijyamo zirakurikirana, zimenya ibyo ari byo. Uwo mugore nyiri ibirori baramufata, umukobwa yakoreye ibirori baramufata, bajya no muri abo banyeshuri barabafunga ngo batari munsi ya 3 barafunzwe kubera gusambanya abana. Icyambere noneho uratekereza ukavuga ese nk'uyu mwana wahawe uburenganzira, hari ibintu twibeshya ko bw'umwana uburenganzira akiri mutoya, ukaba wumva udashaka ko umwana wawe arira uyu munsi. Ababyeyi bamwe nawe mukabona umwana wawe ukavuga ati sinshaka kumutera agahinda bitewe n'impamvu n'iyi. Mubyenda kumenyesha ko niwanga gutera umwana wawe amarira y'uyu munsi, we azayagutera ejo. Nubona umwana wawe yabaye ikirara, yabaye ikirumbo, yabaye indaya yo ku gasozi, ni hahandi tuzajya kubona tukabona umwana w'umukobwa. Hari abakobwa bajya hano hanze bakandagazanya akavuga amagambo kibaza ngo nk'uyu mwana yagize ababyeyi. Kubera iki? Tubaha uburenganzira burenze ugushobora kwabo, tubaha uburenganzira birenze. Koko ibirori by'umwana wawe banyweye ibyuma, ntubikurikiranye, bageze ahantu bagenda barasambanye, ntubikurikiranye. Ubwo si ubwo ngubwo uri umubyeyi nyabaki mu rugo iwawe? Uri umubyeyi nyabaki niba udashobora gukurikirana ibibazo biri mu rugo rwawe watumiye umwana? Nyine ni handi twahoze tuvuga ngo abana b'iki gihe twabahaye ububasha badakwiye, abana b'iki gihe twabahaye ubushobozi budakwiriye. Abana niba batumye muri anniversaire kuki utari uhari? Abana bacu tubaha uburenganzira budashoboka, tubaha ibintu bidasanzwe, tubaha hahandi ujya kubona ukabona umwana agutegetse ikintu akavuga ngo kubera muri anniversaire yanjye ndashaka iki kintu. Ubwo nk'uyu mukobwa yategetse umubyeyi ngo ndashaka ko bagenzi banjye baza. Ese ko udakurikirana umwana wawe? Babyeyi rero tujye inama tumenye gukurikirana abana bacu. Uyu mwana natangira kurerwa nabi gutya
ntabwo azabashobotse ku ishuri. Za nshingano za mwarimu tumwaho zo kwigisha umwana ntabwo azazishobora, kubera ko ntabwo azajya kwigisha ikirumbo, ntabwo azajya kwigisha indaya. Uyu munsi ibintu birakomeye cyane, ntabwo wanyumvisha uburyo ki umwarimu azajya kubasha kwigisha umwana wagiye kujya mu busambanyi akiri mutoya, ntabwo bikunda. Uyu mwana watangiye kujya muri izi ngeso mbi, mwarimu ntabwo azamugiraho ijambo. Hanyuma namwe ababyeyi, sometimes umwana akaza akakubeshya akakubwira uti ibi bintu nibi, ati mwana wanjye rwose ufite uburenganzira. Umwana akaza, twose twumva cases zimwe na zimwe, abana bagenda bakabeshyera abarimu ngo babafashe ku ngufu, abana bakagenda bakabeshyera abandi bana ngo babakubise, bitigeze bibaho. Hanyuma umubyeyi akaza nk'iyagatare, akaza nka rukonkobotsa, akaza agatuka ishuri, akaza agatuka umwarimu, bigaviramo umwarimu kwirukana. Muri aka kanya mwarimu ntafite umuntu wo kujya ku ruhande rwe. Kubera iki? ngo uburenganzira bw'abana. Mukomeze murebe imyitwarire y'abana b'iki gihe iteye inkeke. Ntabwo umwana w'iki gihe azajya ashoboka. Umwana watangiye uku nguku yitwara uko yumva ashaka, nkubwije ukuri ko nawe umuryango uzamukomokaho bizaba bikomeye cyane, ntabwo azaba ashobotse. Umwana uzamukomokaho nawe ntabwo azaba ashobotse. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGD TV Rwanda, tuzajya dukomeza tuganire ku ngingo zijyanye n'uburezi. Ese ni iki by'ukuri kiri gutuma abana bacu b'uyu munsi bahabwa uburenganzira burenze, bajya mu ngeso nk'izi ngizi z'ubusambanyi, ariko kumva ngo nta muntu n'umwe witeguye kuba yacyaha bano bana? Mukomeze rero mubane natwe, mukore subscribe kuri KGD TV Rwanda. Genda ijanda muru kwihangana.